Shiri wanjye umeze ute se? Meze neza. Iminsi myinshi kabisa. Yari maze kuba myinshi. Izuba ryaratse. Ryaratse. Ariko nubwo ryatse ndabona nta ngaruka ageze bikugeraho uracyafite utoto nk'irya mbere. Yego. Aha, Imana ishimwe. Aha se muraturusha iki? Ewe, imyaka yaruye izuba ryabaye ryinshi ariko nubwo yakoma ntabuze umuturuko. Yego. Nanjye rero naraye ngeze inaha ku mugoroba w'ijoro mvuye i Kigali nagiye gushaka amaramuko kagira inka mva nakomanze ku bipanga ahantu hose narazengurutse umujyi wose nasaruye mu gapfunsi nabuze ipfu na ruguru. Kuva wagenda none se ubona ntaraguhamagaraga ukagira ngo n'ubundi bumanzi cyangwa wageze bibonera abandi bakobwa? nose abakobwa urumva barimo akahe kazi tujye tugeze bize ngo nyine wageze bibonera abandi basheri abandi basheri se ubona ukunsuku nguku ukunambaye ukunguku urabona n'undi mukobwa ushobora kunyiteza abo mu mujyi wa Kigali ubona kubonye gatungurwa yihoreze nayo kwigoshesha arabura aho ibirayo nta nyumva mu migani ku makuru ko numva se Kigali n'ukuntu bavugaga ngo ni heza ko numva nta cyiza cyawe makundira iki Kigali kora neza ko nzajya rero ndabiretse naho nzirirwa njye Kigali si ikigoma tunumva ruswa ntaga iwacu mwe murarya nubwo muvuga ngo byarumye ariko gihe kiragera mu gashisho mukora n'ibyo kurya mukanarya ntiziri ku mukanda nkarara inzara ari inzara nta kintu nshobora kuba nabona inzara yarankubise mu mujyi wa Kigali amaso agenda amera nk'ayo hukunda ndakanura yewe nimba ari byo rero sinzirirwa njya pe gukora iki Kigali si ikigoma uzabyihorera uzi ko umuntu aragenda akajya ku ndege urumva n'igiti yagategereza kuva mu gitondo saa 11 izuba rirasa bikagenda byongera kurenga utarabona naho turabona waruvuze mu buki bivuze ngo wari ugiye gutega indege ufata indege wurire ugende nakuza kubona ryari wari ugiye ariko mukunzi wawe igitangaje ahubwo wowe niba utajya mugereranya nose nabuze amafaranga yo kurya nkabona no gutega indege reka nkubwire indege mvuga si yo ngiyo nawe ubwenge bwe rwose indege ndi kukubwira ni ahantu tugenda ku muhanda n'abandi bagabo babuze amafaranga nkanjye tugategereza kugira ngo turebe ko ari umuntu wajya gute waduha akazi aho tuba dutegereje rero n'ibyo bitiyo n'ibiki byose niho twita ku ndege nko kubyumva aho wacyari muri ibyo ngibyo nyine nari ngize abina wari ugiye kurira indege wigendera byaragoranye ahubwo reka ntubaze none tubigenje dute tujye inama nk'abaryi b'imbuto ko ndabona byakomeje kugorana tubigenje dute ko tubona dukeneye amafaranga dore tumaze igihe kirekire dukundana kandi umushinga twatangiye tugomba kuwushyira mu bikorwa tukabana imyaka ibaye myinshi ese yawe cyakora se ufite ihene imwe se twayimarisha iki nta n'ikintu yatumarira hene se nayo nta mafaranga mfite pe nta hene ntayo nta mafaranga y'ihene ntayo ahubwo se ariko ndimo kumanuka mva i Kigali nagize igitekerezo niko buriya bariya abagabo bantuze ba Karisiti bariya bahinga ipfira mu bishanga bagemura imyaka mu isoko ese warumerewe cyane ndabona ikibazo afite ubungubu shimana sinzi pe biriya bintu mwakoze njye byarambabaje kumubura umugana ngaho ndivura usanga ariko ubu muri iki kinyejana turimo ngewe nzarinde mpfira mu rugo ngo kugira ngo umugabo arya hejuru kubera iki rero wanze nawe tujye tubona ku mateleviziyo abantu biya afite amaboko nta mpamvu yo kunsuzugura najya aho ngeze ubu nakikura kandi ntitunga oya pe mwari kugora gusa nese umuntu bazi tuvuga ko nta kibazo cy'umubiri ugira ikibazo cy'umubiri iyo byari kera usungura urumva aho ngeze aha ngaha aya aracyari kare uretse kandi kazagushima koko ayo se niyo kashi kuko urumva ngewe nakongera kukwiteza ibisozo nka biriya amenye ntuzamere nka wa mugore wararuhu ubonye ibintu yakoze umwana byaye ntabwo natete rwose ubu wareba itoto ntemba koko ubwo urumva ngewe najya kwiteza biriya bisaza oshye ubu tufite iyo turimo ugomba gushaka akana gatoya kazajya dusohokana nk'abapurawudiya igisaza si igisaza ibisaza ntabwo ndetse wakongera kubyiteza ntarajya i Kigali turi mu gasima tugendana ko nabonaga bakure bagenda bareba ukuntu ugenda uzunguza harya ni nyashi buriya nta kuntu wabinjirira umva kandi atangira anseke niyo mpamvu nkubwira ibintu ugatangira guseka imishinga yose ikagenda ipfa bitewe no kunseka kwabo
ngenda kubwira igitekerezo nk'icyo ukazaga cyabuzana ibyo kunseka none ukazanye ibyo mu bagabo nyine ndimo ndumva ahantu uri gushakisha kujya nyine ngende abakarisiti umva nkubwire sibyo abasaza bambyaye itonde ariko kukubyara se reka nkubwire burya uhiriye mu nzu ntaho adafunda imitwe uri kubyumva ushobora kugenda kandi ujye ntega amatwi unyumve ushobora kugenda ntabwo mvuze ngo uzagenda ujye gusambana nabo cyangwa se kugira ngo utere kuragenda ukamwinjirira sibyo ukagerageza ugakoresha trike nk'iz'abakobwa se nawe wagira ngo uri umusore we nturi umukobwa ukamwigisha ukamutera imibare igiye itandukanye sheri njye ibyo ntabwo nigeze mbikora pe sinzi ko nabishobora use koko njyewe nakunze umwe nkunda wowe kumbwira ngo ngiye erega kumubwire ndetse nzababeshya ne kandi narabakunda ubu nzagenda mubeshye ngo ndagukunda namukunda ntabwo umukunda ari gukunda ibyo afite ukunda ayo mafaranga afite wowe umureke ninde ukubwiye ngo ujye gukundana nabo none sawa nanjye nkubaza hari haruguru ko rwatatse rero rufite amafaranga menshi kandi rwakoze divorce n'umugabo we wowe wagiye nawe ukajya kugishuka ngewe dadi rero sheri wagiye nkubwire buriya abagabo buriya twe turashukika ariko nshobora kugenda nkagenda ngiye nagenda ngiye ukamenya hajya umukobwa arantangaza wabona ngiye neza bikarangira oya nanone ntabwo wagenda ngo ugende burundu ahubwo iyo ngingo nari nkubwiye reka tuyigeho sheri wanjye nyamara jya unyumva sibyo ntabwo mpanga ni ukugira ngo tubone amafaranga tugire ibintu dukora ntumbwire ko uri kubarira mu nsoresore zitarashaka cyabura nk'akana ka 25 27 ako ngako rwose bisa umwana ubyaye umwana wakuzana umukazana muri rugo umukazana ahubwo se mukobwa wanjye anita sumuzi azibeshye se atereho n'ishavu avuye mamaye twaba babiri cyangwa ushaka ko ubwazageza akabasangiye ko si ibyo ushaka yakimeze akamutunga n'urutoki akamurebuzwa ukareba ibyo uzamukorera wiba nk'uriya mugore sibyo wiba nk'uriya mugore uzashaka n'undi muri mu kigero kimwe nuko ukiri kumwe n'umugabo niyo mpamvu uri kumbwira umuntu uri divorce aba afite amahirwe yo gushaka undi mugabo ariko bari mu kigero kimwe imyaka maze nihanganye namaze gusubirana itoto ryanjye ubu ngubu urumva ushaka gutwara duto none ubunyegera abagomba abagifite amaraso ashyushye nabo barayabanje gukonja se n'abanyimvugana nabibiki ufite amafaranga se icyambere cyo amafaranga ndayafite kandi abo bana batoye baba bashaka amafaranga bashaka ubutunzi ababyeyi barabatse bazasiba murakundana imyaka n'imyaniko ntimushaka nandi mugira ibiki ibyo bintu si ubusambanyi bakadukekakeka reka rero tubikore tubivane mu nzira dushaka amafaranga sibyo tubane ibintu bive mu nzira siko bimeze urumva atari byo ariko yangingo yo kujya mbese ibyo none igihe cyo kubitekereza njye sinzi ko nabishobora yangingo ariko reka nkubwire bitewe n'ukuntu ngiye nkeneye amafaranga buriya mwebwe abakobwa sinzi ibintu mutekereza abakobwa imishinga yanyu irangirira mu biki n'ibiki ariko reka nkubwire ngiye bitewe n'ukuntu utaka amafaranga ubu utase urimo kumbwira shiri ndajyayo ndajyayo usige ntabwo ngiye ntukanseke none se nintagusiga ngo njyeyo mwese nta bundi buryo twashaka amafaranga utagiye oya sha ibyo ngibyo by'abarokore mugiye kumbwira ngo pfukama dusenge ngo Imana nyine dusenge Imana izagira uko ibigenza iduha amafaranga ikora ibitangaza byayo ubundi bukwe bw'ubukunzi tuza nkubwira mukunzi wanjye ibyo ntibyari ibya kera ku bwaba niba ari bayona babahanuza cyangwa bavuga muri bibiri birari byo Imana ajya ikamanura amanu igakubita hasi ariko ubu amafaranga urayashaka amavuka amera nk'ayihene ugakoboka uri kubyumva niba ari umuntu ubonye irembo ryo kugira ngo abone amafaranga mu buryo bworoshye kandi rwose nta handi twakura amafaranga nubwo nabona akazi byazaza gukora imyaka n'imyaniko ariko nk'uko bivuze kiriya kigo gifite amafaranga kirayafite akinjira iminsi mike ikibazo nuko uzahita ugenda burundu oya sha nzagerageza mbo ahubwo se ko nigeze numva umukecuru akoma bimeze bite hari ahantu yagiye ubwo rero najya kuza rwose umunsi uhurize nzashaka umwanya ngaruke nawe ahari ubwo nanjye nari ngiye gutya uruguru ku muhanda kuba nganira n'abagabo bagenzi bawe none se mbure byose mbure no kwiganira n'abantu banjye nta kibazo reka murekeze ariko rwose no kuri ibyo ntubitekerezaho ungire n'inama kandi unyigishe n'ubwenge bwo gukoresha turatekereza nsenge cyane mbaza Imana waye tugenda ushobora gusanga ngiye nkagenda ngiye shaka n'undi wo muri mu kigero kimwe mwongere munasezerane biremewe ngomba gushaka umwana muto ngomba gukundura none umwana ubyaye
byose byanditse he Hujya byanditse hera uri inshuti yanjye magara ni we mugore umva twabaye inshuti imyaka igera kuri iyi ubona ingana ariko ntawatinyuka pe twumvikane mugore twumvikane uri inshuti yanjye ndakubaha ariko aho bigeze ngewe icyemezo naragifashe ntabwo ushobora kuvuga ku migambi yanjye urabyumva neza naguhanye wanga kunyumva umunsi umwe uzaza unyingiye umbwira ati warampanye sinumva kuko imana wo mu ijuru imana wo mu ijuru ngewe njya kukuvuga ubu tuvugana wakabaye wubaka abana bacu nibo u Rwanda rw'ejo ugiye kujya mu nsoresore hari uwawe zawajyanye hari uwawe zawajyanye none se ugiye guha urugero cy'umukobwa ufite umukobwa ni uwanjye agiye kukurebera urusha nyina w'umwana bose bashaka kumurya umwana ni uwanjye ufite uburyo bumukontororamo uranyumva neza umva twumvikane pe ibyo byo bisubiza aho bikuye ni wanga na guteza leta hari igihango ufatanye ngewe genda ntari wanahindisha nayicana na gahunda Anita ugiye none se nsigenze nangana none ukansunika wowe ahase ni washamiwe jya ku ruhande ahase iwacu muri gutungana nawe muri aya masaha yawe none se nyine shamani mbiza njye kwirebera wabona umuntu ungana nawe urimo uraza hamwe Anita bamuza mani njye kwirebera umuntu wanjye njye mba njanga egerayo Anita yewe umva nkubwire Anita kureba shiri wanjye nta mpamvu ariko Anita nta matwi agirana iki kuri wabaye sheri cyagera washamiwe shu ni wowe komera shu hani hayiwe iminsi myinshi nta mukobwa wawe rwose yari yambujije kwiga no kuri kwibara da yari yambujije yahemukiye rwose ariko rwose na urabona we mwana nyagasani ari meze neza ntabwo ukumbuye none ntiwareba ni karibu pe kuri murakoze undi munsi yewe wa mukobwa mbabwire mwana we sinzi mbese uyu mukobwa sinzi yewe murakoze cyane Neka mfasha guterera giseka rero ngambwira hepfo tugiye kujya kuryoshya rero ni ukuri ko imana yakubwira maze iminsi ntaha mfite mushiki wanjye niba mbembere ubu sohora amafaranga se mu cyumba tunda nabitanga cyangwa 10 ubundi reka ndamuhana ararya akandi muswa ararya nawe ariko reka nkubwire ahora mbwira ngese ngubuza ngunuka inzoga ngubure ngo ryari ngumwe inzoga ngo kuva ryari noneho kuko sigaye numva nkabyivugisha ngo njye nawe ngo ariko si babamaze abase nibavuge abo tinyombya kuyomba nibyo nakubwira uranjye aribyo ndavuga ariko kubundi se kuba bavuga akazi kabo ntibashaka bavuga amagambo se hari uruvugo rw'amagambo iyo ntacyo bivuze icyangombwa ni uko wowe winjiza kaje ari ibindi se ariko nkanagukunda nanjye ni uko ubwo se wowe mfasha rero urumva ari kiboga afite ibitugu mbese nyine navuyemo nyine nawe urabyumvise kunyuzasaga umbwira ko ndenze ndenge no mu rugo nawe ntukajye mushimagiza cyane nanjye niyo mpamvu mba navuze none se aho ubona nibagiwe ngufitiye surprise bwoko ki ni agakirere nawe urundungu ubushize arambwiye ngo ni surprise ubu njyanye ku mazi ntabyiteguye cyane rwose se ni iki phone ose ni telefone nshyashya se wanguri telefone nshyashya se karakoroshye nivure kariya for ikindi shasheri ni ukuri ko imana kumubwira ibi byo gufura ntabwo mbimenyereye oya fora reka turebe ubwo gira fora nana turebe nda fora akazambwiye none se izi ni impapuro zinjyana mu rukiko
mbona kugira ngo urukiko fungura urebe ahubwo fungura urebe uwabo ntayemo oya shashe rero nabikora ibintu uriko nabikora ntacyo nishinza fungura urebe ahubwo fungura urebe kunza wanjye impapuro z'ikibanza ibyangombwa cyane rwose komanda yanjye mukunzi wanjye pe impapuro zo ku kibanza kiriya cyo kumwe ku kibuga cy'indege imana isubiza amasengesho mukunzi wanjye komera data we ni ukuri pe kubw'iyo mpamvu nanjye rero bari bavuga ngo ndi umuhanzi ndaririmba ukabipinga igihangamwe mukunzi wanjye rwose nkakubwira hari akaririmbo k'umuhanzi ni King James kavuga ngo ni wowe rukundo nari ntegereje mu busore bwanjye namaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye wanjye rero ntago ariyo ndirimbo yonyine ngenzi kuririmba kandi ndako kagenje kavuga ngo nje ku maso yanjye nawuzi gera kuruta ku nyanja y'urukundo mukunda umaze kunywa gatonyanga kamwe garura hano umenya ko ndi nyoko nakubyara aya mama nawe jure cyangwa ku muco mukobwa urashaka ari uri ikinyabupfura wo ngiye mukobwa nanga uriya mukobwa sinzi ukuntu ameze pe nukuri izi mpapuro ni izawe uzibike neza impapuro ahubwo nawe ubundi uriya mukobwa uzamutoza umuco ntabwo uriya bibaho adukwiye muri mutu indirimbo yatangiye kuryoha kari keza cyane ndi uwawe nta n'ikibazo sibyo nyuma rero byize mpapuro rwose pe ni byiza ndabyishimiye ni ukuri data we ikibanza cyo ku kibuga cy'indege aka ni akantu gatoya dekasi ibindi byiza biri inyuma humure n'ibitari biri tuzabigeraho byiza biri imbere ni ukuri pe kumenya nawe no kwizigamira cyane rwose ariko ntibaza ahantu nzakora umukunzi akuye umuhungu aho mushiki wanjye byose mperuka no kumva agakuru ke byamgendekeye bite Anita yesu reba se ufite agahera kanjye yesu we akomana buki nese byagenze bite mama imitungo yose papa yadusigiye arayimaze kumbwira ngo imitungo ngiki reba ya nzu yo mu mujyi yarayitanze ariko ntibishoboka none hejuru ka gahungu se n'ubu ko twari inshuti buriya namufatiragaho icyitegererezo mvuga nti niwe uzaguha uburere urabizi ko twanasenganaga kuko ageze kuri urwo rwego nta muhungu asigaye aza akankubita noneho ngo mufatira ngo sheri wiwe nabi ntabwo koko umubyeyi uri mu kigero kingana kuriya mwana yanjye none se ibi bintu umusaza warabizi musaza wa mama nawe ndamuhamagara akambwira ngo afite akazi kenshi ngo araza kumpamagara ntamamagara pore ihangane none kavuye inama ngo itari agakecuru ngiye kukugira inama ya orojinari uri kumva afite akabanga tukagashyira mu mazi ashyushye tugashyiramo n'umunyu umunsi umwe yasaza niba ageze yirega ukamubyasa ndibaza ubundi nutamuhagurukira ngo azageraho yivane muri rugo ntabwo azahava none se nimba ugiye gusigara imbokoboko araje ajya imitungo y'iwanyu namara kuyigira undi na nyoko azamuta abasore niko bamera ugira ngo sasa kuko mukunze ashaka amafaranga y'iwanyu kandi n'amafaranga yari ayawe na musaza wawe ubu yari kuzavanza avuga ati mfite umuryango nsanze none agiye gusanga muri mbungereza buriya nta kindi akurikiye uretse no kohereza nyamumena hazagenda ntatanagenda tuzakoresha indi tirike umva ndaje ngufashe naraje mbwira nyoko ku neza aranga nshyiraho ibyo gusenga mera gutya naje gusanga ibyo gusenga bitagikora ndaje mwereke sibyo ndaje ndakagupasa mwereke umva uza uyamucuriraho
se waje ukamfasha gutora inkwi we toragura urabona turi buze gutekesha iki toragura nge ndabona nanarambiwe ngiye kwigira ku gasima nge kureba ibiri kubera reka ntiwabura no gusomya n'umusa ahubwo se hari agatoki buriya karimo igitoki manumva mwana we ko nta kindi kintu dufite cyo kurya wagiye ushaka ibintu abantu bakunda akahise kandi noneho nzi njye shaka ibintu abantu bakunda basi wampaye n'amafaranga yo kubiha amafaranga atabyihorere niba ari amafaranga iyo mvugo ntikigurwa twahetse kuri kuvuga ngo naye kuvuga amafaranga uyu murima wose ubona reba guhera igiriya ukageza iriya uyu murima urabona nzawuhinga njyenyine ubwo uraje umbwira ngo ugiye no kwisubirira i Kigali reka ndebe niba kuri aya mateke tuvange n'aka gatoki wavugaga naho amafaranga yo yihorere ibyo ntabwo byakunda ayo mateke yareke ndavuze ngo yareke gusa noneho ubaye iki noneho reka mpfe kureba ko harimo basi ndavuze ngo rekera kigane mawe mereza inkoni nekurare mereza upfa kutayinkubita aya mateke nahinze wibereye i Kigali n'igihe waziye n'ukirwa wiruka ariko umuntu ari gupfa kuvangamo wenda nk'ibyo uduteke nawe ukarya ibitoki byawe dore ko ntabikunda genda ujya kubwira Tasi adahari ariko se akantu ka Tasi yanushyizemo nako ntabwo karisaba ariko ntabwo uzi ko uri umwana tekereza nawe inkuru yakwiriye umusozi wose ngo Tasi cyuri inyana Tasi yana arankunda arashaka umuntu ukiri muto ufite amaraso y'abasore umugabo we waradivorusha ntabwo bakibana hanyuma reka nkubaze ikibazo mbaza ndagusubiza nanjye se impamvu itumye ndahangaha mbaza Tasi yana cyuri inyana mu matwi yanjye buri munsi amarira ya Claire urayazi Claire niwe mukobwa mwabyirukanye guhera mukiri bato ariko none ndebera uramutagiye ngo cyuri Max ntabwo ibi bintu nabyanga ariko rero kamubwire tekereza ababyeyi bari kukureba bari kwibaza iki Maxime watekereje kabiri uriya mugore ungana kuriya uzi impamvu yakwikururiye ese bura nagusigamo ibirwara cyangwa akagusigamo urumva reka ingaruka ntuzatsinda kuzibona mwana w'amarere reka nkwiye kwirwanaho cyo kugenda nkagenda akajya kwishyira ibyo birwara cyeka nabinshyira mu mazi njye mbona ari uricyo hoya da ntabwo nagira none se ariya majoro utaha uba uri mu biki ejo nzumva noneho ngo wagiye tayari urugo warwiye oya da ndagenda tugasangira byeri mu kirahure tukanywa tukamera neza ntabwo waje kubona amabyeri ese iyo nayo iri mu mitwe ituma yanyemera kuko we akanywa nawe ariko nawe akize vuba yaramwe akize vuba reka murya amafaranga iby'ubuhanuzi bwe bwihorere inzoga arazinywa turasangira ibintu bigeze kure Tasi yana umuhanuzi wi reka tumurya amafaranga tugire ibintu byihorere yewe isi rarangiye neza ariko rwose ntukongeye kumbwira nabi navuyeyo kuko ndashaka amafaranga rega umuhanavayo nuramukuva uri gutumbagurika uvuyeyo ufite ibindi bintu runaka wikoreye kereka nabi mpa muri byerida reka ukoza nkugira inama bayo reka dutahe garukiraho oya da ariko se nk'ubu aba ari kunkorera iki igihe nahereye muhamagara yewe umeze bite komeye se byageze bite noneho ngize imana uraje ishozwa aho ngaho ni amahoro ra nahamagaye nanditse amamesaje ubundi bimeze bite utakinyitaba habaye iki warampurotse kuri telefone yawe telefone yawe kuburotse yese ubu ngubu wasanga ubuze izi nshuro zigaye zo guhamagara bo nabibonye wampamagaye watumye n'umuntu ubundi umeze neza ko wabwiye ngo urarwaye nazo ntari musize none se byagenze ko wankuye mu kazi gitaragaye iyo ntabwiye ngo ntabwo ndwaye ntawe ugomba kugira hano usiga bite ibigugiyemo buretse mara nawe sinzi nimwe nshaka hano mbwira impamvu utakitaba telefone zanjye reka twumvikane ureba ariya mangazine bidawutoni mu mujyi none ubu mbite ngenza mpora nicaranga hano mu ntebe duswitizanya tubeberanya none bizinjira bite hanyuma se biriya uvuga ngo biri muri daraboni tabone byaturutse ntabwo njye wabiguhaye urumva bidusha agaciro urumva kubiha umwanya njye nkabura umwanya ugomba turi kumwe hamwe nawe stop naraga ngo nkore iki mu by'ukuri ese ngo tubireke bihombe ngo nuko nyine kuba igihe ngo ushakiye ngomba kukubona bana yanjye we umuntu hano umwanya wo kwitegereza azajya abona no guhora hano aza muri switi ibyo bikaza nyuma nyine none icyangwa umuntu ko ngomba kubona umunezero wanjye ariko wenda ihangane rwose mbese byo
mba ndi mu kazi nawe urabibona ko mba ndi biza amasaha yose kuri telefone bizi kugeza ryari rwose basi mbabarira pe sibyo ariko nawe ugomba kumenya ko amafaranga tugomba kuyakorera amafaranga afite ni makeya wowe wese amafaranga urayafite ariko ariya kiriya gishoro kiri hariya tugomba kukibyaza ni aho uranyibukisha ntari nibagirwa niko harya ngo cya kibanza naguhaye byagenze gute kimwe se cyo ku kibuga cy'indege hariya nabonye ntazabona ukuntu mpubaka ndahagurisha urahagurisha hari amazu naguze amataje ari mu mujyi yubatse ko nta byangombwa wanzaniye ngo ndebe kandi ari mu mazina yanjye surumva byatwabihuza gute ye baba we ibyo ni bitangiye kumva ibyo ni bitangiye kumva oya rwose pe byari byiza ubimpa irengirwa mukobwa mbona yiba icari karibu kiriya c'est vrai uriya mukobwa naramuhaye arinze namuhaye akazi kugira ngo wagize kubyikora njyenyine nawe reba amangazina angana kuriya none njyaje munyakore ndi jyenyine ubwo babyanye na wirirwa mukarakora buri kanya uriya mufiteho uburenganzira buriya araje nawe wenda reka mukoreshere wanjye reka oya navuze ngo stop ntujye kumoraho uri kuvuga umukobwa asigaye mbona wirirwa hariya yizunguza kwikoreshwaho buri kanya nawe ureba icyoroshye uriya se uri kuvuga kerere se ndavuga uwo mukobwa hano ni kerere ni Clementine nini mbo kerere nuvuga ngo ni umukobwa nahaye akazi kugira ngo ajye amfasha kujya ntusoje none se kamubaza ari amangazini so nayakontorora njyenyine bikavamo etiyo telefone kutayita wondera uyu yatuma tugira reka reka mwitabe avuge cyane mwumve alo niko wankoborewe ndakwiyamye ku mugabo wanjye uranyumva neza n'undi munsi ntuzongere kumvangira soni agomba kumenya ko ari ufite uburenganzira wanjye nyine soni ubu ni uko unyakiriye ibyo birya ahantu nakubwiye ngo uri uwanjye njyenyine ntawe ushaka ko tugomba kumusangira ibyo bimaze iminsi birya ahantu rero ni ukuri ushaka wanyumva oya izo mbabazi zawe bose ziba kwa muganga kugira ngo nkwereke ko dikiseriye rero kere Anita muhamagara nyakiri rwose zana bangukana wa mutinda ndumva ntangiye kuba kandi ntabwo utarwaye n'ubundi n'undi muntu yesu we amenyama yarari mu rusenda magaye hano we wasoza tukajya mu bintu imitungo yose ishizeho nishinze izina ry'akanya gatoya ngo ndi mu minezero idashira none kuko abana banjye ibyo nateganyije byose ko ari byo bizabatunga byose nabijyanye mwira hano nabishize nguko uriya muhungu wanjye wagiye hanze naza tanse wiriwe wiriwe ute ndaho nyine neza turi mu maganya bimeze neza reka ndorera byakugendekeye bite yangirwa mugabo yanjye nayo maze iminsi nyihamagara ntikitaba telefone nikigera hano ubu nyine byaranshoboye mukobwa mwiza reka nkubwire nakonaga tanse ibintu byose niwe wabizanye ni nawe wanabyiteye nk'umuntu ukijijwe nk'umuntu usenga imana nk'umuntu uzi imana njye nabonaga uri nk'umuntu ujijutse w'umukirisitu muzima uzi ubwenge uzi n'icyo gukora si uko byari kugenda pe nk'umuntu uzi imana nk'umuntu wari uzi imana nk'umukozi w'imana nk'umuntu wakoreye imana nawe yasenga imana kuko nta kindi kintu uretse imana yo mu ijuru izakubabarira kuko ni nyembabazi imana nigira imbabazi mbega umugore uzi ko amenya amazi nkajyana n'amazi gusa kumbe harimo n'urusenda ubu se sita namubwira ngo kiwana namubwira ko amaso yawe y'umutuku gutya byagenze bite ariko ntacyo
amenyeho amazu ko nanjye amafaranga nayatsindiye ngiye kuyabonamo n'umukobwa nifuza nshaka umugore rwose numva nifuza umutima wanjye ushaka ewana ntacyo bitwaye ariko data we sibyo roteye amaso akize kabisa data we sinzi niba ndi buze kubasha kureba n'uwo mushiki wanjye sinzi icyo ndashaka kugenda ngereyo ndeba ariko mana sinzi Imana ibereyeho kutugirira imbabazi urumva si uko byajya kumeza si uko byajya kuba urumva iyo uba umuntu wamenye Imana ibi bintu Imana ibara nk'umuntu wari uzi Imana ibi bintu Imana ibara bikurinze ntabwo warabikuriza ntabwo wajyaga no kubikorera urumva Uwiteka Mana mwami Uwiteka mutanga ubugingo Uwiteka Mana y'imbabazi Mana igira neza bikagaragara manukana imbaraga zawe data wa twese Mana y'ukuri manukira urugo rw'abana banjye